urahamagara ntiyitabe, nta nubwo akwitayeho kubera ko ufitanye urubanza n'Uwiteka. Uwiteka afitanye urubanza na bene igihugu. Abo bene igihugu nibo Uwiteka afitanye nabo urubanza, kuko bishe isezerano. Imana imwereka icyabaye kugira ngo ibime amaso. Hari icyabaye ku buzima bwawe cyatumye Imana ikwima amaso. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo umenye ko igihe kigeze cyo kugarukira Uwiteka Imana. Ubyemere n'ubyemere, nicyo gihe cyo kugarukira Uwiteka Imana. Ahari yaba ariyo manda ya nyuma ku buzima bwawe. Ahari ryaba ariryo jwi rya nyuma wumvishe. Imana ishaka kuyigarukira. Imana ishaka ko tuyigarukira. Imana ishaka ko tugaruka mu mwanya wayo. Hari umwanya Imana yadushizemo. Hari imisiyo Imana yaduhaye ku isi. Hari imisiyo Imana yaduhamagariye kubamo ku isi. Imana ishaka ko twongera kwibuka misiyo yayo, akaba ariyo tubamo. Ntabwo Imana ishaka ko dukomeza kuba kure yayo. Iyo ubaye kure y'Imana, Imana iguhisha mu maso hayo. Iyo ubaye kure y'Imana, ntabwo ubasha kugera ku cyo Imana yagusezeranije. Batangarize amakuru ababwira ngo nubwo bimeze bityo, nubwo imperuka itinze ariko urupfu ntirutinze. Turasabwa kuba mu mwanya Imana idushakamo. Turasabwa kwezwa. Turasabwa gutunganywa, kwitunganya ubwacu. Ahangaha Abisirayeli mu gice cya 4 bakoze ibyangwa n'Uwiteka Imana, bagomera Imana. Bamaze kugomera Imana, Imana irabagaya. Dusomye mu gice cya 4 umurongo wa 2, niho hatubwira ngo nta kindi gihari keretse kurahira, bakica isezerano, no kwica no kwiba no gusambana. Bagira urugomo, kandi amaraso agasimbura andi maraso. Aya ni amwe mu makosa barimo bashinjwa. Aba ni Abisirayeli bashinjwaga aya makosa ko nta kindi gisigaye gihari ngo aba ni abasezanye n'Imana. Aba bene igihugu nibo Bibiliya itubwiye ngo Uwiteka afitanye urubanza nabo. Yewe wowe muri cya gihugu wacyasezeranijwe, wowe muri cya gihugu, aka kanya ni wowe ubwirwa Uwiteka afitanye urubanza nawe. Hari igihugu tuganamo. Hari igihugu twemerewe abantu b'Imana. Hari igihugu twemerewe twebwe. Yewe bene igihugu, mwebwe mwakiye Kristo Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwanyu, nimwe ndikubwiraga kanya bene igihugu mwumve. Mufungure amatwi yanyu mwumve. Uwiteka afitanye urubanza na bene igihugu. Aba bene igihugu yavugaga ni Abisirayeli, ni abamenye Imana, ni abavuganye n'Imana, ni abazi uko Imana ivuga, ni abagiranye ubusabane n'Imana. Aba bene igihugu Uwiteka afitanye urubanza nabo. Yewe mwene igihugu we, Uwiteka afitanye urubanza nawe, kuko wishe isezerano ry'Uwiteka Imana. Ibyo nibyo byatumye Uwiteka akwima amaso. Nibyo byatumye Uwiteka akwima amatwi. Urataka ntiyumve, urahamagara ntiyitabe.
nta nubwo akwitayeho kubera ko ufitanye urubanza n'Uwiteka. Uwiteka afitanye urubanza na bene igihugu. Igihugu mvuga ni igihugu cy'isezerano. Ni abamenye Imana, ni abatoranyijwe n'Imana, ni abacunguwe n'Imana, abo Yesu yacunguye, abo Yesu yameneye amaraso, abo bene igihugu nibo Uwiteka afitanye nabo urubanza, kuko bishe isezerano basezeranye n'Imana. Ndavugana nawe wigeze kujyana isezerano n'Imana. Ndavugana nawe wigeze kugera mu makuba ugahiga imihigo imbere y'Imana. Ni wowe mwene igihugu Uwiteka arimo avugana nawe. Afitanye urubanza na bene igihugu kuko bishe isezerano. Ko kandi ngicyo gihugu cyabagamo ukuri ntabwo kirimo ukuri, ngo nta nubwo kirimo kugira neza, ngo habe no kumenya Imana. Abari bazi Imana bibagiwe Imana, ababaga imbere y'Imana ntibakiba imbere y'Imana. Abari babitse amasezerano ntabwo bakibuka amasezerano basezeranywe n'Imana. Ababaga ku karago ntabwo bakiba ku karago. Abari ab'inginzi ntabwo bakinginga. Abafashaga imfubyi ntabwo bagifasha imfubyi. Abagiraga neza ntabwo bakigira neza. Yewe we n'igihugu mwe Uwiteka afitanye urubanza namwe. Igihugu mvuga ni igihugu cy'isezerano. Hano cyari igihugu cya Isirayeli. Igihugu mvuga hano ni igihugu cy'isezerano. Mu magambo make dushaka twabyita amadini n'amatorero. Reka dukoreshe ubwo buryo kugira ngo hatagira ujya kure y'ijambo. Bene igihugu mwe Uwiteka afitanye namwe urubanza. Mwaretse imihamagaro mwahamagawe n'Imana. Mwaretse inzira mwanyuragamo ngo barebe inyuma uburyo igihugu cyabaye umusaka. Barangije bafata icyemezo cyo kongera kumva Imana. Hoseya agaruka ababwira ngo nimuze tugarukire Uwiteka Imana. Yari ageze ku gice cya 6 arababwira ngo muze tugarukire Uwiteka Imana, ngo niwe wadukubise kandi ngo ni nawe uzagira ute, uzatwomora, ngo azaduhembura. Tumaze kabiri ngo niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora, ngo niwe wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza. Ahangaha Hoseya ibi byago bimaze kubabaho, aya makuba amaze kubabaho, aya magorwa amaze kubabaho, Hoseya arabibutsa, abibutsa ko icyabateye ibi byose ari uko bimuye Uwiteka Imana, bakimika ibyaha, bakimika inda nini, bakimika ibigirwamana. Amaze kubamenyesha aya makuru, bari ku nkoni zijyanye n'amakosa bakoze, ariko kuko bemeye kugarukira Uwiteka Imana, Hoseya avugana nabo arababwira ngo muze tugarukire Uwiteka Imana. Aha ndibuka igihe kimwe Abisirayeli bigeze nanone kwimura Uwiteka Imana, bifatanya n'abanyamahanga bashaka Abamowabu. Bamaze kubashaka, bashaka abanyamahanga. Hari mu gihe cy'umuhanuzi, mu gihe cya Balamu na Baraki, abasaba ko yabamuvumira, ngo noneho ngagiye kuba ngo barebe inyuma uburyo igihugu cyabaye umusaka. Barangije bafata icyemezo cyo kongera kumva Imana. Hoseya agaruka ababwira ngo
nimuze tugarukire Uwiteka Imana. Yarageze ku gice cya 6 arababwira ngo muze tugarukire Uwiteka Imana, ngo niwe wadukubise kandi ngo ni nawe uzagira ute, uzatwomora, ngazaduhembura. Tumaze kabiri ngo niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora, ngo niwe wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza. Ahangaho Seya ibi byago bimaze kubabaho, aya makuba amaze kubabaho, aya magorwa amaze kubabaho, Hoseya abibutsa ko icyabateye ibi byose ari uko bimuye Uwiteka Imana, bakimika ibyaha, bakimika inda nini, bakimika ibigirwamana. Amaze kubamenyesha aya makuru, bari ku nkoni zijyanye n'amakosa bakoze, ariko kuko bemeye kugarukira Uwiteka Imana, Hoseya avugana nabo arababwira ngo muze tugarukire Uwiteka Imana. Aha ndibuka igihe kimwe Abisirayeli bigeze nanone kwimura Uwiteka Imana, bifatanya n'abanyamahanga bashaka Abamowabu. Bamaze kubashaka, bashaka abanyamahanga. Hari mu gihe cy'umuhanuzi, mu gihe cya Balamu na Balaki, abasaba ko yabamuvumira, ngo noneho ngagiye kuba. Tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda, tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Niba utarakora subscribe nicyo gihe cyo kuyikora ukajya ukurikirana ibiganiro byacu n'ubutumwa bwacu. Yesu ashimwe inshuti bavandimwe bakunzi ba Sam TV Rwanda, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bakunzi ba Samweli Abayisenga, mudukunda mwe mudahwema kudukurikira 5 kuri 5, ndabashuhuje ngira ni amahoro n'imigisha biva ku Mana bane namwe. Muri kumwe na Samweli, umuhungu wanyu, murumuna wanyu, mukuru wanyu. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu ni umunsi Imana yaduteguriye, uyu ni umunsi Imana yashimye ko tuza kuganira. Nubwo bikomeye, nubwo biruhije, mwihangane, byose birashoboka, kandi Imana ntago igibura gukora ibyo ikwiye gukora. Munyihangane rero, iki kiganiro nagikoze ndagitunganya, noneho nyisohoye kirashya ku mpamvu zijyanye nuko nari napfushije umuntu, ni mushiki wanjye mu miryango. Rero biba ngombwa ko ikiganiro gishya ku mpamvu z'uko nari mfite agahinda n'umubabaro w'uko nabuze uwanjye. Rero nshuti bavandimwe, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kuriganiraho. Rero mwese mube hafi, nimujye kure ya studio yanyu, nimujye kure y'ikinyamakuru cyanyu ni Sam TV Rwanda. Wowe utarakora subscribe kuri Sam TV Rwanda, iki nicyo gihe cyo kugira ngo uyikore. Wowe rero udukurikira umunsi ku munsi, ukurikira ibiganiro byacu bya Sam TV Rwanda, wamaze gukora subscribe, Imana ikongerera imigisha kandi irushaho kukwagura no kugukomeza. Rero twongeye kugaruka, ni wa muhungu wanyu Samweli Abayisenga, umusizi wasizwe na Nyagasani kugira ngo atunganye ibyasigaye bidatunganyije. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge mu izina rya Yesu. Z'umwijima ndamenagura, ndasenyagura mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho igaragaze kandi witamure, wishure nk'Imana, byose ubikoreye kwiyubahisha, ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Bakunzi ba Sam TV Rwanda, bakunzi ba Samweli Abayisenga, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ngira ni amahoro n'imigisha biva ku Mana bane namwe. Rero aka kanya ni wa mwanya tugiye kuganiraho ijambo ry'Imana. Munyihanganire kuba naratinze gusohora ikiganiro. Iki kiganiro naragikoze maze kugikora kirapfa, biba ngombwa ko nyisubiramo. Ubu iki nicyo nasubiyemo. Rero nizere ko aho uherereye, aho uri, wowe wabashije gukora subscribe kuri Sam TV Rwanda, Imana y'amahoro iguha umugisha kandi ikwishimire, ihaze kwifuza kwawe.
nawe utarayikora nicyo gihe cyo kugira ngo uyu munsi ufate icyemezo, ufate umwanzuro, nawe uyikore udushigikire. Tujye dukurikira cyangwa se ujye ukurikira ibiganiro byacu n'inyigisho zacu 5 kuri 5 za buri munsi, uko Imana idushoboje, kuko Imana irashoboye kandi Imana irahambaye. Rero wowe wakoze subscribe turagushimira kubw'ibyo wakoze, ko wadushigikiye. Munyihangane rero, maze iminsi nk'uko nabivuze, ikiganiro cyarapfuye gipfa, cyagomba gusohoka ariko bibaye ngombwa ko nyisubiramo. Ntabwo murumva ko nameze neza, kuko nagize ibyago, mfusha umuntu wo mu miryango, navuye gushyingura umunsi w'ejo. Rero nshuti zanjye bavandimwe, mwihangane, ariko nzi ko Imana iradushoboza, kandi icyo Imana yateguye ko wumva uraza kucyumva. Nubwo umubiri wabazwa, ariko umutima wo uracyasenga, umutima uracyakunze Imana, umutima uracyasabana n'Imana. Ndabashuhuje rero aho muherereye mu mpande zitandukanye, abaherereye mu gihugu cy'u Rwanda, intara y'Iburasirazuba, amajyaruguru, amajyepfo, n'intara n'umujyi wa Kigali, ndetse n'intara ya gatatu diaspora. Inshuti zanjye mwese mukunda Sam TV Rwanda, ndabahobeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yambi imigisha y'Imana rero ibane namwe. Uyu mwanya twagarutse tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana, nifuza ko aho uri wajya useka. Niba utajya ukunda guseka, nicyo gihe cyo kugira ngo ushake ikintu cyose cyagusetsa, kuko guseka ni byiza. Guseka ni byiza. Nasomye Bibiliya, nangariza amakuru ko guseka ari byiza. Iyo dusomye inkuru ya Sara, tugasoma inkuru ya Sara ubwo Aburahamu yakiraga abamarayika, amaze kubakira arabagaburira, babagira ibibyibushe, bamaze kurya no kunywa, barangije batura ijambo rikomeye cyane, baravuga ngo umwaka utaha nk'iki gihe tuzagaruka Sara abyare umuhungu. Bamaze kwatura iri jambo ati tuzagaruka Sara abyara umuhungu, Sara aho yari ari mu bikari, niko guseka asekeshejwe n'amagambo yari yumvishe. Ku ruhande rwe Sara yumvaga bidashoboka, yumvaga ko ibyo bavuze bidashoboka, ariko imbere y'Imana ibidashobokera abana b'abantu, imbere y'Imana birashoboka. Nubwo Sara yumvaga ko bidashoboka, ariko imbere y'Imana byarashobokaga ko Sara agomba kuzabyara umuhungu. Noneho Sara araseka. Amaze guseka, ibyari byaranze kuva uwo munsi asetse, habonetse impinduka. Baramubwiye ngo umwaka utaha nk'iki gihe tuzagaruka Sara, uwo mugore wawe Sara abyara iki? Umuhungu. Sara amaze kumvira ijambo araturika araseka. Ntabwo turagera mu ntego y'icyigisho, nari ndimo mbabwira ngo mujye museka, mujye munezerwa. Nugera imbere y'Imana jya wisekera. Imana yaguhaye guseka muvandi. Niyo mpamvu mugiye kuzajya mumbona kenshi ndimo nseka. Imana yamaye guseka iransetsa, inshoboza no kugira ngo namwe nzababwire mujye mwishima, mujye museka, kuko hari aho bazahekenyera amenyo. Ntabwo rero abana b'Imana bemerewe guhekenya amenyo. Umwana w'Imana agomba kurangwa n'ibyishimo. Umwana w'Imana agomba kurangwa no guseka. Umwana w'Imana agomba kurangwa n'umunezero. Sara araseka. Asekeshejwe n'iki? Aburahamu abonye abamarayika bagenda batambuka, amaze kubabona ntabwo yari abizi ko aba bantu ari abamarayika. Yari azi ko wenda ari abantu basanzwe agiye kwakira, nk'uko n'ubundi yari afite umutima wo kwakira abantu. Ariko kuri uyu munsi uza kubera Aburahamu umunsi udasanzwe. Aka kanya nawe uyu munsi ukubere umunsi udasanzwe.
ukimara kumva iki kiganiro umunsi ucyumvisheho ukubere umunsi udasanzwe, ukubere umunsi ugira amateka yawe uhindura. Sara rero araseka, amaze guseka abamarayika barabaza ngo ninde usetse? Ninde usetse? Sara yumvishe ko bavuze ngo arasetse, ari we yumvaga ko nibamara kumenya ko ari usetse baramureba nabi cyangwa baramwumva nabi. Ntiyamenya ko ahubwo guseka kwe, inseko ya Sara igiye ikinjira mu matwi y'Imana, Imana ikumva inseko ye. Abamarayika bumvise inseko ya Sara. Sara ntabwo yari asobanukiwe neza ngo amenye ko aba bantu bakiriwe n'umugabo we ari abamarayika. Kubera urukundo uyu muryango wari ufite, kubera ubwuzu uyu muryango wari ufite, kubera uyu muryango wari warahawe isezerano rikomeye cyane yuko bazaba basekuruza b'amahanga, yuko bazaba abanyamugisha kandi bahawe umugisha, n'uzabifuriza umugisha azabona umugisha. Bagiraga urukundo rwo kwakira abashitsi. Agiye kubona abona abagabo batatu. Imana iguhuza n'abagabo batatu. Amaze kubona aba bagabo batatu, nta kindi kintu yigeze atekereza. We yiyumvishemo wa mutima wiwe w'urukundo n'ubundi asanzwe yifitiye. Arangije arabinginga ati, bagabo nshuti, mwaza nkabafungurira. Ntago bahise ako kanya bahubuka cyangwa se bafata umwanzuro, ahubwo babanje gusa nk'abanga. Babanje gusa nk'abanga, akomeza kubahatiriza. Akomeje kubahatiriza, baramwemerera abajyana imuhira. Arangije abagejeje imuhira, Aburahamu aragenda areba mu nka ze, mu matungo ye, ashakamo ikimasa kibyibushe cy'umushishe. Arangije aragikinja, arangije arabatekera. Mu magambo make abakorera icyo bita igiti. Arafata abakora amaburusheti, abokereza inyama. Nshuti, ibiti byahozeho kuva kera. Abantu muzi ibiti byahoze kuva kera. Sara arangije izindi agenda araziteka, arabatekera. Bararya barahaga. Bumvishe ko hari aho bigeze, bahita batura ijambo rikomeye cyane mu gihe cyabo cyo gusezera. Barareba babona ntago basezera badasabye umugisha. Noneho mu kubona ko batasezera badasabye umugisha, niko kubwira Aburahamu. Baramubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe tuzagaruka, Sara abyara iki? Umuhungu. Sara byumvise, aho yarari araseka. Mu magambo make ni nko kubabwira ngo ko nabagaburiye nta kiguzi mbasabye, ko nabahaye ntacyo mbaciye. Ni gute mwavugishwa gutyo? Ariko barabaza ngo ninde usetse?
basanga ni Sara wari usetse, ariko inseko ya Sara kuko yari yatumbagiye igera ku Mana. Imaze kugera ku Mana, abamarayika bumva inseko ya Sara. Bamaze kuyumva, barongera basubira muri rya jambo, barongera baravuga ngo umwaka utaha nk'iki gihe tuzagaruka Sara abyare umuhungu. Sara aritaye mu gutwi uburyo bakomeje kuvuga iryo jambo kubw'inseko ye, ahita nawe afata icyemezo. We n'umugabo we bemeza ko uwo mwana azitwa Isaka. Kwitwa Isaka byasobanuraga ngo useka. Noneho igihe kigeze abamarayika bategetse, Sara abyara umuhungu. Sara amaze kubyara umuhungu, amwita izina Isaka, risobanura ngo useka. Iri zina ntabwo ryavuye ku kindi, ahubwo ryavuye ku nseko ya Sara. Sara yasetse, atari inseko twavuga y'ibyishimo, ahubwo yari inseko y'uburyo bwo kumva ko ibyo bavuze bidashoboka. Ndagutangariza amakuru akubwira ngo nubwo ubona ibyo Imana yavuganye nawe ukabifata nk'ibidashoboka, ndagutangariza amakuru akubwira ngo birashoboka. Ibyo Imana yakubwiye kubikora birashoboka. Ntihagire ukubesha, ntihagire ugutera ubwoba, abarozi ntibakagutera ubwoba, abagome ntibakagutera ubwoba. Ibyo Imana yavuganye nawe birashoboka, bizasohora, ntago bizahera, kuko nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere. Ijambo Imana yavuganye na Sara yararisohoje. Sara abyara iki? Abyara umuhungu, amwita Isaka. Uyu Isaka tuvuga ntabwo ari cyo cyigisho ngendereye, ahubwo narindi kukubwira ngo ugomba guseka, ugomba kubaho wishima, unezererwa Imana. Niba uzi ko uri umurakara usenga, uracyafite umwanya munini wo kugira ngo ugende uko Imana ishaka. Ntabwo Imana yifuza kubona urakaye, ntabwo Imana yifuza kubona ufite umujinya, ntabwo Imana yifuza kubona oya. Nta muntu w'Imana ugira umujinya, nta muntu w'Imana urakara. Nshuti bavandimwe, ntabwo twemerewe kurakara, ntabwo twemerewe kugira umujinya. Inseko ya Sara yateye Imana gukora. Nawe aka kanya umunezero wawe, ibyishimo byawe, unezererwa Imana. Imana irebye imirimo yawe. Tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Twarimo tuvuga ku ijambo nari mbabwiye ngo mugomba guseka. Nta muntu w'Imana wemerewe kuba ababaye, nta muntu w'Imana wemerewe kuba atishimye. Yampinduriye agahinda mu munezero, anyuzuza amahoro n'ibyishimo. Yesu we, nge sinzakuvaho, nzakunamba iteka. Haleluya. Uyu muririmbyi aririmba ngo yampinduriye agahinda mu munezero. Iyo tumaze kwakira agakiza, iyo tumaze gukizwa, agahinda twari dufite Imana irakatumara, ikaduha umunezero. Atari uko tudafite ibibazo. Ntabwo tunezerwa kuko tudafite ibibazo, ahubwo tunezerwa kuko twahamagariwe kunezerwa. Ntabwo tunezezwa kuko dutunze byinshi, ahubwo tunezerwa kuko Yesu yaduhaye amahoro yo mu mutima,
aya mahoro yo mu mutima ngatemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Ese urumva ufite amahoro? Ese ufite umunezero? Nshuti bavandimwe, nshuti zanjye bavandimwe, mujye munezererwa Imana, mwishimira Imana, kuko igihe cy'Imana cyo gukora ku buzima bwawe kirageze. Kandi icyo Imana yavuganye nawe, ndaguhanurira ubuhanuzi bukubwira ngo nicyo gihe cyo kugira ngo gisohore. Imana yiteguye gusohoza icyo yavuganye nawe. Imana yiteguye gukora ibyo yagusezeranije. Reka twumve ijambo ry'Imana. Imana yiteguye gusinya amasezerano bundi bushya nawe. Imana yiteguye kuguha karibu. Yesu ateze ibiganza, afite n'ibyo gushyira mu biganza byawe. Ibyo yagusezeranije yiteguye kubikora. Ariko uri mu wuhe mwanya? Tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Intego y'umunsi cyangwa icyigisho cy'uyu munsi, aha twavuga ku guseka. Ubu nibwo twinjiye mu ijambo ry'umunsi. Ijambo ry'umunsi rirakubwira ngo muze tugarukire Uwiteka, niwe wadukomerekeje kandi ni nawe uzagira ute uzatwomora. Nimuze tugarukire Uwiteka, niwe wadukomerekeje kandi ni nawe uzatwomora. Ese nshuti muvandimwe, witeguye kugarukira Uwiteka? Kateze ibiganza, kagukeneye. Ese witeguye kumugarukira? Ngo nimuze tugarukire Uwiteka, ngo niwe wadukomerekeje kandi niwe uzatwomora. Reka dusome mu izina rya Yesu. Hoseya 6. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Hoseya 6 umurongo wa mbere kugeza kwa 3. Ni page 841. Hoseya 6 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haragira hati: nimuze tugarukire Uwiteka, kuko ariwe wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza. Niwe wadukubise kandi ni nawe uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa 3 azaduhagurutsa. Kandi tuzabaho turi imbere ye, dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambika, nta kabuza azatuzaho ameze nk'imvura y'itumba isomya ubutaka. Mwakire ijambo ry'Imana. Reka tuganire kuri aya magambo Imana yashyize mu kanwa kanjye. Aya magambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Hoseya 6 umurongo wa mbere: nimuze tugarukire Uwiteka, kuko ariwe wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza. Niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa 3 azaduhagurutsa. Kandi tuzabaho turi imbere ye. Amen. Reka dusome kugeza ku murongo wa 2 aba ariho tuganira. Umurongo wa mbere kugeza kwa 2, reka aba ariho tuganira, twumve icyo Imana irimo ivugana natwe. Kugeza ku murongo wa 2 aba ariho tuganira, twumve icyo Imana ivuganira natwe mu ijambo ryayo. Nimuze tugarukire Uwiteka, kuko ariwe wadukomerekeje kandi ni nawe uzadukiza. Niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora.
nshuti bavandimwe, ndagutangariza amakuru akubwira ngo muze tugarukire Uwiteka. Ese witeguye kugarukira Uwiteka? Ninde muri mwe witeguye kugarukira Uwiteka? Kari ku ijambo ritubwiye Hoseya, ahanga Abisirayeli bari bakoze ibyaha byangwa n'Uwiteka Imana, basuzuguye Imana, bakora ibyangwa n'Uwiteka Imana. Bamaze gukora ibyangwa n'Uwiteka Imana, nyuma yaho Imana ihagurutsa umuhanuzi Hoseya. Imaze guhagurutsa umuhanuzi Hoseya, imuhagurutsa nk'igikoresho cyayo, imuhagurutsa nk'uje guhagarara mu cyuho. Hoseya Imana imuhagurukije, nta kindi cyamuzanye kwari ugutangaza amakuru cyangwa kumenyesha ubwoko bw'Imana bwa Isirayeli ko bwagomeye Uwiteka Imana. Amaze kubatangariza ko bagomeye Uwiteka Imana, arangije agira icyifuzo gikomeye cyane. Arareba abona nta kindi kintu cyatuma Uwiteka yisubira, abona nta kindi kintu cyatuma Uwiteka abagarukaho. Arangije niko kubabwira ati nimuze tugarukire Uwiteka Imana. Yabonye nta kindi gisubizo cyaboneka uretse kubabwira ngo bagarukire Uwiteka Imana. Byari bibakomereye, ariko abona ko nta kindi cyo gukorwa uretse kugarukira Uwiteka Imana. Arababwira ati muze tugarukire Uwiteka Imana, kuko yabonaga impamvu bari guhura n'ibibazo, impamvu Uwiteka yabakuyeho amaso ari uko basubiye inyuma, ari uko bakoze ibyangwa n'Uwiteka Imana, ari uko bacumuye ku Mana. Ahangaha Hoseya avumbura ibanga, aganira n'Imana. Imana imwereka icyabaye kugira ngo ibime amaso. Hari icyabaye ku buzima bwawe cyatumye Imana ikwima amaso. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo umenye ko igihe kigeze cyo kugarukira Uwiteka Imana. Ubyemere n'ubyemere, nicyo gihe cyo kugarukira Uwiteka Imana. Ahari aba ariyo manda ya nyuma ku buzima bwawe, ahari ryaba ariryo jwi rya nyuma wumvishe. Imana ishaka kuyigarukira, Imana ishaka ko tuyigarukira, Imana ishaka ko tugaruka mu mwanya wayo. Hari umwanya Imana yadushizemo, hari imisiyo Imana yaduhaye ku isi, hari imisiyo Imana yaduhamagariye kubamo ku isi. Imana ishaka ko twongera kwibuka misiyo yayo, akaba ariyo tubamo. Ntabwo Imana ishaka ko dukomeza kuba kure yayo. Iyo ubaye kure y'Imana, Imana iguhisha mu maso hayo. Iyo ubaye kure y'Imana, ntabwo ubasha kugera ku cyo Imana yagusezeranije. Batangarize amakuru ababwira ngo nubwo bimeze bityo, nubwo imperuka itinze ariko urupfu ntirutinze. Turasabwa kuba mu mwanya Imana idushakamo. Turasabwa kwezwa, turasabwa gutunganywa, kwitunganya ubwacu. Ahangaha Abisirayeli mu gice cya 4 bakoze ibyangwa n'Uwiteka Imana, bagomera Imana. Bamaze kugomera Imana,
Imana irabagaya. Dusomye mu gice cya 4 umurongo wa 2 niho batubwira ngo nta kindi gihari keretse kurahira bakica isezerano no kwica no kwiba no gusambana, bagira urugomo, kandi amaraso agasimbura andi maraso. Aya ni amwe mu makosa barimo bashinjwa. Aba ni Abisirayeli bashinjwaga aya makosa ko nta kindi gisigaye gihari ngo keretse kurahira, ngo bakica isezerano, ngo no kwica no kwiba no gusambana, ngo bakagira urugomo, ngo kandi nk'amaraso agasimbura andi maraso. Ibi ni ibyaha byashinjwaga Abisirayeli. Nawe genzura ibyaha ushinjwa aka kanya wigenzuye. Umwuka w'Imana ni ibihe byaha ari kugushinja? Aka kanya wigenzuye ni ibihe byaha Imana iri kugushinja? Ahangaha Hoseya mu gice cya 4 aravuga ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa Abisirayeli mwe, ngo Uwiteka afitanye imanza na bene igihugu, ngo kuko kitari mu kuri cyangwa kugira neza habe no kumenya Imana. Uwiteka afitanye urubanza na bene igihugu. Iryo ni ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka afitanye imanza na bene igihugu kuko kitari mu kuri cyangwa kugira neza habe no kumenya Imana. Bene igihugu aba ni bene isezerano. Aba ni abavuganye n'Imana. Aba ni abasezeranye n'Imana. Aba bene igihugu nibo Bibiliya itubwiye ngo Uwiteka afitanye urubanza nabo. Yewe wowe muri cya gihugu wacyasezeranijwe, wowe muri cya gihugu aka kanya ni wowe ubwirwa Uwiteka afitanye urubanza nawe. Hari igihugu tuganamo, hari igihugu twemerewe abantu b'Imana, hari igihugu twemerewe twebwe. Yewe bene igihugu, mwebwe mwakiye Kristo mwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu, nimwe ndi kubwira aka kanya bene igihugu mwumve, mufungure amatwi yanyu mwumve. Uwiteka afitanye urubanza na bene igihugu. Aba bene igihugu yavugaga ni Abisirayeli, ni abamenye Imana, ni abavuganye n'Imana, ni abazi uko Imana ivuga, ni abagiranye ubusabane n'Imana. Aba bene igihugu Uwiteka afitanye urubanza nabo. Yewe mwene igihugu we, Uwiteka afitanye urubanza nawe kuko wishe isezerano ry'Uwiteka Imana. Ibyo nibyo byatumye Uwiteka akwima amaso, nibyo byatumye Uwiteka akwima amatwi. Urataka niyumve, urahamagara niyitabe. Nta nubwo akwitayeho kubera ko ufitanye urubanza n'Uwiteka. Uwiteka afitanye urubanza na bene igihugu. Igihugu mvuga ni igihugu cy'isezerano. Ni abamenye Imana, ni abatoranyijwe n'Imana, ni abacunguwe n'Imana, abo Yesu yacunguye, abo Yesu yameneye amaraso. Abo bene igihugu nibo Uwiteka afitanye nabo urubanza kuko bishe isezerano basezeranye n'Imana. Ndavugana nawe wigeze kujyana isezerano n'Imana. Ndavugana nawe wigeze kugera mu makuba ugahiga imihigo imbere y'Imana. Ni wowe mwene igihugu Uwiteka arimo avugana nawe. Afitanye urubanza na bene igihugu
kuko bishe isezerano. Ko kandi ng'icyo gihugu cyabagamo ukuri ntago kirimo ukuri, ngo nta nubwo kirimo kugira neza, ngo habe no kumenya Imana. Abari bazi Imana bibagiwe Imana, ababaga imbere y'Imana ntibakiba imbere y'Imana. Abari babitse amasezerano ntago bakibuka amasezerano basezeranywe n'Imana. Ababaga ku karago ntago bakiba ku karago. Abari ab'inginzi ntago bakinginga. Abafashaga imfubyi ntago bagifasha imfubyi. Abagiraga neza ntago bakigira neza. Yewe we n'igihugu mwe, Uwiteka afitanye urubanza namwe. Igihugu mvuga ni igihugu cy'isezerano. Hano cyari igihugu cya Isirayeli. Igihugu mvuga hano ni igihugu cy'isezerano. Mu magambo make, dushaka twabyita amadini n'amatorero. Reka dukoreshe ubwo buryo kugira ngo hatagira ujya kure y'ijambo. Bene igihugu mwe, Uwiteka afitanye namwe urubanza. Mwaretse imihamagaro mwahamagawe n'Imana. Mwaretse inzira mwanyuragamo Imana yashakaga ko munyuramo. Mwaretse ibikorwa mwakoraga Imana yashakaga ko mukora. Anga Uwiteka yari arimo abashinja ibyaha n'amakosa yabo. Arababwira ngo nicyo kizatera igihugu kurira ku murongo wa 3. Ngo kandi ugituyemo wese akiheba, n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo nuko, n'ibisiga byo mu kirere, ngo ndetse n'amafi yo mu nyanja azapfa. Yewe bwoko bw'Imana, muteje akaga isi, muteje akaga abantu, muteje akaga imiryango, kubera ko mwanze kumvira Uwiteka Imana, mukica isezerano mwajyanye n'Imana, mukarenga ku mategeko mwahawe n'Imana. Ibi nibyo bihagurukije Imana ije guhangana namwe. Yewe mwebwe mwataye isezerano, mukareka umuhamagaro mwahamagawe n'Imana. Wararirimbaga urabireka, warabwirizaga urabireka, wafashaga imfubyi urabireka, warasengaga za niba turabireka, wabyukaga saa 9 ugasenga urabireka, aburagorobye urayireka, ransha urazireka. Mufitanye urubanza n'Imana. Ngo kandi ntihakagira umuntu ubibuza. Bivuze ngo urubanza mufitanye n'Imana nimutihana nta n'uzasenga ngo biveho. Nimutaba mu mwanya Imana ibashakamo nta n'uzasenga ngo bivemo. Nta n'uzasenga ngo biveho. Kuko Imana nicyo gihe cyo kubima amaso. Kuko mwanze kugarukira Uwiteka Imana, muzataka ntazabumva, muzasenga ntimuzasubizwa, muzasaba ntimuzahabwa, kubera ko mwanze kumvira Uwiteka Imana. Nimwumva mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabajya. Kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Nimwumva mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izagira ute? Inkota izabajya. Kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ndavugana na bene igihugu, ariko bene igihugu bumvijwe igihugu Uwiteka Imana. Bene igihugu bagiye kugaruka mu mwanya. Imana ivuganye na Hoseya, aza ari gutanga mesaje z'icyo Imana igambiriye gukora ku gihugu cyimuye Uwiteka Imana.
azatanga iyi mesaje, azatanga ubu buhanuzi ngo noneho Imana irangije nyuma y'izi mbuzi, nyuma y'iyi mesaje ku kice cya 5 ibakuraho amaso. Imaze kubakuraho amaso, Hoseya asenga Uwiteka Imana. Hoseya ahamagara Imana ku murongo wa 8 ngo bavugiriza ngo Uwiteka ihembe, ngo bavuze induru, ngo barebe inyuma uburyo igihugu cyabaye umusaka. Barangije bafata icyemezo cyo kongera kumva Imana. Hoseya agaruka ababwira ngo nimuze tugarukire Uwiteka Imana. Yarageze ku gice cya 6 arababwira ngo muze tugarukire Uwiteka Imana, ngo niwe wadukubise kandi ngo ni nawe uzagira ute, uzatwomora, ngazaduhembura. Tumaze kabiri ngo niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora, ngo niwe wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza. Ahangaha Hoseya ibi byago bimaze kubabaho, aya makuba amaze kubabaho, aya magorwa amaze kubabaho, Hoseya arabibutsa, abibutsa ko icyabateye ibi byose ari uko bimuye Uwiteka Imana, bakimika ibyaha, bakimika inda nini, bakimika ibigirwamana. Amaze kubamenyesha aya makuru, bari ku nkoni zijyanye n'amakosa bakoze, ariko kuko bemeye kugarukira Uwiteka Imana, Hoseya avugana nabo arababwira ngo muze tugarukire Uwiteka Imana. Aha ndibuka igihe kimwe Abisirayeli bigeze nanone kwimura Uwiteka Imana, bifatanya n'abanyamahanga bashaka Abamowabu. Bamaze kubashaka, bashaka abanyamahanga. Hari mu gihe cy'umuhanuzi, mu gihe cya Balamu na Balaki, abasaba ko yabamuvumira, ngo noneho ngagiye kubavuma abahesha umugisha. Yatura ijambo riva ngo navumute Uw'Imana itavumye, narakarira Uw'Imana itarakari, atahubwa icyama nkapfa nk'abo bariya abanyamugisha. Amaze kuvuga iryo jambo no kubavuma uwo muvumo, umva umuvumo w'abahanuzi, umva umuvumo w'umukozi w'Imana. Ati navuma Uw'Imana itavumye, narakarira Uw'itarakari, atahubwa icyama nkapfa nk'abo bariya abanyamugisha. Ngo ni abanyamugisha bariya ntago bavumika. Ngo ushatse kubavuma ubahesha umugisha, wabagambanira bakagutanga kubimenya. Asobanukiwe neza ko ubu bwoko ahamagariwe kuvuma ari ubwoko butavumika. Atese navuma Uw'Imana itavumye, narakarira Uw'Imana itarakari. Noneho arangije amubwira inama, bahanuzi muzabazwa inama mugira abantu, zirimo urwango, zirimo munyangire, zirimo ubugome, zirimo ubugambanyi, zirimo amacakubiri, zirimo amatiku. Ibi muzabibazwa. Mbatangarize bahanuzi muzabibazwa. Uyu muhanuzi agira inama uyu mwami, uyu ni Balamu na Balaki. Aramubwira ngo Abisirayeli cyangwa ubwoko bw'Imana bagira umurongo ntarengwa, bagira kirazira.
iyi mirongo ntarengwa yabo n'izi kirazira zabo hari uburyo twazinyeganyeza bigakunda. Atese ni ubuhe buryo? Amaze kuvuga ngo ni ubuhe buryo, amugira inama. Mwihangane impamvu mvuga cyane ni telefone, amajwi bisanga uvuge cyane yinjire neza. Amugira inama yo kugenda akegera ubwoko bw'Imana, akabwira ati erega natwe tuje gukizwa nkamwe, twakizwa nkamwe bikagenda neza. Amaze kubabwira uko, ati uko wabigenza baza kubyemera, noneho ugafata abakobwa bawe b'abamaraya bakambara za mini ni ubujipo bugufi, bakimakiya bagakora buri kimwe cyose, bakitaka buri kimwe cyose bakagikora. Noneho barangiza, abo ni abamowabu, ntabwo mvuga wowe, niba ubikora simvuze wowe, ndavuga abamowabu. Bagakora nk'ibyo ukabavanga nabo. Bariya basore bazagera igihe babararikire bifuze kubashaka. Abamowabu bagiraga abagore beza, bakagira abakobwa beza, basa neza, bambara nabi, reka mvuge nabi, babambika utumini, akajya ku ruhimbi yambaye mini, akajya muri korari yambaye mini, akajya mu worship team yambaye mini. Ariko ni intumwa za Satani zoherejwe kubw'akagambane kandi ka Baraki na Baramu. Bamaze kubagezamo baragenda barashakana, barashyingiranwa, kandi cyari ikizira ko Umwisirayeli ashakana n'umunyamahanga. Bamaze gushyingiranwa no gusambana, Imana irababara iri mu ijuru, yohereza mugiga n'ibindi byorezo bitandukanye. Abisirayeli bibahukamo batangira gupfa. Batangiye gupfa, umukozi w'Imana ajya gusenga, atakambira Imana ngo arebe ko Imana yakura ibyo byago, ariko ntiyamenya pasiwadi y'icyateye ibyago, kuko ahangaha icyo gihe Imana yari yabimye iki amaso. Yari yanze kumva gusenga kwabo, yanze kumva gutaka kwabo. Ariko Imana iza gusanga umusore witwaga Feniyasi. Feniyasi agira iyerekwa, agira iyishurirwa, agira ifuwe, ngafata icumu aragenda aritikura. Umwe mu basambanaga yari umumowabu wasambanaga n'Umwisirayeli. Amaze kuritera ngo rirahinguranya, ngo nuko Imana ibyumvisha iri mu ijuru iriyumvirisha ama, ihita yunamura icumu. Uhereye ako kanya inkota y'Imana muri Isirayeli ihita ivamo. Imana irangije hamagara umukozi wayo ati wabibonye? Wabonye Feniyasi umugaragu wanjye? Wabonye Feniyasi ugifite amaso abona? Wabonye Feniyasi ugifite amatwi yumva? Irangije mu isezerano ko mu ba Feniyasi hatazabura amaboko yikorera. Aha rero Hoseya ati muze tugarukire Uwiteka, niwe wadukomerekeje kandi niwe uzatwomora, niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora, azaduhembura tumaze kangahe kabiri. Iri jambo rizagira igice cya kabiri, mwihangane, nzarikorera ikindi gice cyaryo nyinjiremo neza. Ariko aka kanya Imana yashatse kubanza kubereka aho mwavuye mukagwa. Imana yashatse kubanza kubereka ibyaha byanyu. Imana yashatse kubanza kubereka amafuti yanyu n'amakosa yanyu. Ahangaha bafata icyemezo cyo kugarukira Uwiteka Imana. Ese wowe ujya wibuka gufata icyemezo cyo kugaruka mu mwanya Imana igushakamo? Ese ujya wibuka kugaruka mu isezerano ry'Imana? Ese ujya wibuka kuba bugufi bw'Imana? Twatangiye Imana itugaya
kubw'amafuti n'ibyaha n'ibicumuro byacu, itumenyesha n'amakosa twagiye dukora. Ariko ahangaha Hoseya aje yinginga Imana. Hoseya aje abwira abantu kugarukira Uwiteka Imana. Nanjye nkuzaniye mesaje aka kanya ngo tugarukire Uwiteka Imana, kuko Imana yiteguye kunamura icumu. Imana yiteguye gukuraho ibyago, ariko nitutagarukira Imana ibyago birakomeje. Nitutagarukira Imana akaga karakomeje. Nitutagarukira Imana impfu zirakomeje. Nitutagarukira Imana amarira ni menshi. Ariko mureke tugarukira Imana bene data. Ndabwira wowe unyumva wasenga ukabireka. Ndabwira wowe unyumva ugisenga ariko hakaba hari aho ubona bitagenda neza. Ndabwira wowe unyumva ubirimo neza, komerezaho. Imana igushaka, ube mu mwanya Imana igushakamo. Niyo mpamvu muri imbyarinde yabango guma mu mwanya urimo, wihanganira ibyo ubona, ngo ibyo ubona bikomeye ku Mana bigize ute biroroheje. Iby'Imana yavuganye nawe no kubikora izabikora. Iby'Imana yagambiriye ku buzima bwawe no kubisoza izabisoza. Icyo usabwa ni kimwe, guma mu mwanya urimo, wihanganira ibyo ubona. Ibyo ubona bikomeye ku Mana bigize ute biroroheje. Ibyo ubona bimeze nk'imisozi imbere y'Imana biroroheje. Amarira urira nicyo gihe cyo kuyahanagurwa. Turasaba kugarukira Imana. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Imana y'amahoro ibishimire, ihaze kwifuza kwayo. Waba waratanye, waba warataye umurongo, waba warasubiye inyuma, iki ni cyo gihe cyo kugarukira Imana. Niba uzi kuri mu mwanya Imana itagushakamo, garuka mu mwanya Imana igushakamo. Niba uzi ko watatiye igihango wajyanye n'Imana, nicyo gihe cyo kugira ngo ugarukire Imana. Tugiye gusengana Imana. Imana ije kuvugana nawe. Imana ije kukwibuka. Imana ije kumva ayo wasenze, ariko urasaba kuba mu mwanya Imana igushakamo. Tugiye gusengana Imana. Aho uri nubishobora upfukame. Niba ushoboye gupfukama upfukame, nushobora kuzamura ikiganza ukizamure. Niba ushoboye guhaguruka uhaguruke. Tugiye gusengana Imana. Waba warasubiye inyuma, waba waratenebutse, ese waba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nshuti muvandimwe mwene data, iri yari imbuzi yawe ya nyuma kugira ngo ugarukire Uwiteka Imana, kugira ngo ugaruke mu mwanya Imana igushakamo. Iri jambo tuzarikomeza turigarukemo, tushaka kujya tugaruke mu mwanya Imana idushakamo. Ariko nakwibutsaga amafuti yawe, nakwibutsaga ibyaha byawe, nakwibutsaga amakosa yawe, nakwibutsaga wavuye ukavugwa, kugira ngo wihane bigishoboka. Imana y'amahoro ibishimire. Nshuti bavandimwe, nicyo gihe cyo kugarukira Uwiteka Imana, kuko azaduhembura tumaze kangahe. Niko ijambo ryavuze. Ese witeguye kugarukira Uwiteka Imana? Ese witeguye kuba mu mwanya Imana igushakamo? Tugiye gusengana Imana. Niba urwaye, fata aho urwaye, dusengane Imana. Niba ufite icyifuzo, pfukamira icyifuzo cyawe. Pfukamira icyifuzo cyawe, dusengane Imana. Pfukamira icyifuzo cyawe. Reba ibyifuzo bitatu, upfukame dusenge. Niba utabasha gupfukama, ushoboye guhaguruka uhagarare. Niba ushoboye kuzamura ikiganza urukizamure. Tugiye gusengana Imana. Niba utarakizwa, turaguha nimero ya telefone, uze guhamagara ukizwe. Niba hari icyakunaniye, waburiye igisubizo, ubona byagucanze byakuyobeye,
ukeneye inama n'ibitekerezo turaguha nimero ya telefone uhamagare. Kamanze nyitange mbere yuko nsenga. Abari mu bihugu byo hanze bitari mu gihugu cy'u Rwanda, urandika akamenyetso ko guteranya 250 78 23 40 732. Akamenyetso ko guteranya 250 78 23 40 732. Imana y'amahoro ibishimire kandi bane namwe. Reka dusengane Imana. Data nyiringabo, Imana yera, Imana ikiranuka, Imana ifite imbaraga, Seho mwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye ndaguhimbaje, ndagushimiye neza n'urukundo rwawe n'uburinzi bwawe. Mushimiye kubw'ubwoko bwawe bashe kumva ijambo ryawe, haboneka impinduka zidasanzwe ku buzima bwabo, uhindura amateka yabo n'imitekerereze yabo, uhindura ibyanze guhindurwa ku buzima bwabo, wigaragaze kandi witamurure buri muntu wese mu cyifuzo cye, umwiyereke kandi umwigaragarize. Bikorere kwiyubahisha mu izina rya Kristo, amen. Tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda, tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Niba utarakora subscribe nicyo gihe cyo kuyikora ukajya ukurikirana ibiganiro byacu n'ubutumwa bwacu.